Piyoni kakunda igihugu cye ku buryo yanagipfira. Udapfiye igihugu cyawe waba uri imbwa. Ndi umupatriote. Hari umunyarwanda uvuga neza ngo wanga gutanga nange wanga gutanga amaraso igihugu cyawe imbwa zikayanywera ubusa. Nuvuga ngo ntago ndi wa muntu ubika inzika mu ngiye kubivuga nyuma. Iyo mbabaje ndabikubwira, iyo nishimye ukanshimisha ndabikubwira. Nuko nteye nyine. Niki kigushimisha Piyoni? Ni Rayon Sport yatsinze APR ngo nishima kuruta igihe cyose mu buzima bwanjye. Iyo yatsinze APR ngo nishima kuva navuga nyine iyo ubwo nkuyemo kuba narabyaye umva umwana kuvuga ko umwana nde birenze byose. Ariko Rayon Sport yakubise APR bro. Mbameze nk'umuntu ibereye mu ijuru rito. Iyo yatsinzwe none cyangwa igikoni iyo cyatsinzwe aho mbandi bavuga ni muzanirindi sha zanirindi gutsindwa kwa APR nicyo kintu kinshimisha, gutsindwa kwa Rayon gutsindwa na Rayon bikaba akarusha. Pionika ubuzima bwe bwahindutse ageze kuri social media. Pionika ukorera abandi na Pionika wikorera, uwari unezerewe cyane n'uwo cyangwa unezerewe uyu nguyu kuko iyo wikorera abana njyewe nkunda inzoga cyane iyo cyane ntayo nshyizeho. uvuga ngo iyo utikorera ukorera abandi ushobora kwisanga wasinze ukica akazi. ariko iyo wikorera wabwire nk'ubu tuvuga urya turi saa 7:30 umutwe wanjye arimo ko saa 12 content yitwa umutoma muvuga ibyiza kiriho hanyuma umutomore ntari bameze dore nguye urabavugira rimwe na abantu babiri bane ni couple de Ben na Pamela. Salama tiyote. Pamela ntabwo tuzuranye cyane. Akuko umuntu ari umumama mwiza, ari umubyeyi mwiza. Kuri de Ben rero. De Ben ni umuntu ugira amarangamutima, ukunda abantu, ukunda no gufasha. Yego. Sawa. Nyambona kiti. Ntabwo bakundana. N'aba best. Ni inshuti. Nyambo ntabwo tuziranye, nta kintu namuvugaho. Ahubwo Titi Brown ni inshuti yanjye, ndamukunda cyane. Yego. Titi ni umuntu uvugisha ukuri, Titi ntajya abeshya, Titi arafasha, kandi Titi ni umuntu wakenera ahantu ukamubona. Ni wa muntu udakenera abandi, we bamukenera. Hari n'abandi bakenera nabo bari kwimukenera umubona. Ikibazo cye iyo muhamagaye simuka yatari mu telefone nini ntago ajya yitaba. Ariko we Titi ni umwana mwiza byatari. Ako kanongera ngo muhamagara kwa nakwitabye ubyandika message kugira ngo akumenye. Yego. Simuka ndivuga telefone gato. Umuvugizi w'igihugu rw'ubugenzacyaha Rwanda Investigation Bureau Dr. Murangira Bitseri. Uyu ni umubyeyi akaba n'intwari. Ndakeka tutamufite ku social media haberaho ibyaha byinshi. Wajya kubona uko n'abantu bariyahuye bitewe n'uko tuba dufite Dr. Murangira Bitseri. Ni umubyeyi wacu, aradufasha nk'itangazamakuru by'umwihariko, akunda urubyiruko, aradukunda twese muri rusange. Ni umubyeyi wacu kandi Imana yo gukomeza mu umugisha imwongereye nk'imyaka 60 yasigaje ku isi. Bitseri. Ndimba Tababa inshuti yanjye. Silvesiti. Ndimba ati umuntu wadanje ucisha bugufi. Yego. Ndimba tuyarira ikigori hano yankora icupa hano. Ndimba aticisha bugufi cyane ubero ya byose. Ndimba atakunda umugore we. Akunda n'akazi. Icyo ngicyo nicyo niwo mutoma wa Ndimbati. Nzovu. Bamwita Nzovu. Nzovu Nzovu akunda kubomora. Nzovu ni umwana mwiza. Nzovu iyo mujyanye ikibazo arakibika. Ako cyo kibazo mugiranye ntabwo cyatuma mudakurana. Hagagira inzika. Ikindi ikundira ka Knowless. Ikindi bamukoresha ibiganiro nani bakisinzirira akajya no kubisinzirira. Akunda gusinzira mu kiganiro. Akunda gusinzira. Akaba yabuze umwanya dore ni wowe wanyuma. Ni umunyamakuru mwiza mu Rwanda dufite. Niwe wa mbere kuri njyewe. Akaba umuyobozi wa RMC. Yitwa Mutesi Koviano, umubyeyi mwiza, acisha bugufi, arumva.
ni n'umunyamurava, akunda akazi cyane, akora ibyananiye abagabo, aho twatigiye kujya mu masasu wajyayo. Imana ikomeze imutize imbaraga, imutize ubushobozi n'igikundiro, ndamukunda cyane. Yego. Ya turi kugana ku musozo ku bibazo bya nyuma. P Onika agiriwe amahirwe yo guhostinga nga umukire wa mbere ku isi, ubu ngubu twari tuzi uwo twari tuzi ari uwa mbere yitwa Elon Musk. Elon Musk. Hari n'undi Bill Gates. Ugize amahirwe yo guhura nawe ari ubwa mbere akaguha umunota umwe, niki wamubwira ari umunota umwe? Narose natoraguye miliyari, cya mbere nakoze naguze indazi namusaba indazi. Yego. Icyo namusaba ari umunota umwe. Umugabo witwa Jessica Mpao Kasuku arabashoboye koko, abakubita akanyafu mu buryo bwe. Ikindi kandi agomba kumenya dufite ubutabera bukora, umwihariko RIB ndetse n'inzego z'umutekano zigiye zitandukanye. Ibyo wakora byose uvuga igihugu cyacu nawe ujye umenya ko isaha ku isaha uzisanga imageragere. Abagaya Gasuku ko ibyo akora biri atari byo, n'abasazi. N'abasazi. Yego. Ubu Kasuku akomeza ashyiremo imbaraga, ahubwo yongere ashyiremo umunyu bitakwinyegezo bizo masikuta twajya nijoro twavuga ngo inyegezo muriro satani atawuzi ibyo bitakwinyegezo. Yenyegezi bigarasha bikubita bivutagura. Yego. Uyu munsi wa none usigaye wikorera, ufite channel yitwa The Game TV. Ni channel nziza, abantu badukurikiye bari kuri The Blessed cyangwa The Game OG. Yego. Baze kujya gukora. Nabashuje kandi mbahaye ikaze kuri Try Again. Ngewe ni Teacher Preacher City Hunter. Ibintu bimaze gutungana, ndi kumwe arandabana ngewe bango no umugabo ari abango umujeni papa. Uri kumwe yabita buke uvuga ngo umuntu mbere wabyari wabamwita umufiyemere, ubwo ndubufiye Gariso. Oya Gariso pere. Uri kumwe na P Onika, Sombrero, Hambaga, Katariro, Katabugari, Nsoro, Sashimwe, Fundi, Mashram, Paroje PC, Kabonyo, Kubukubu, The Game Change, Asumba Boy. Hari akantu wajya guhango Onika c'est son maman nimba nka mama. Aujourd'hui tout de suite à son maman. Je suis avec mon cher ami witwa atabivuga nitwa ngewe City Hunter. N'umugisha gukorana nawe ikiganiro. Nage n'umugisha gukorana nawe, biranshimishije. Ari ibintu bya fresh sana, ni ibintu byiza kuba ngeze kuri channel yawe nyine. Yitwa Try Again Official. Try Again Official. Try Again Official. Yego. Ongera ugerageze. Ongera ugerageze. Okay. P Onika yizerera mu gutsindwa, mu gutsinda. No gutsinda ko ndubutsinzi. Yego. Hari umuntu uvuga ngo agahumuriza nuko yatsinzwe, hakagira umuntu uvuga ngo humura ubwo watsinzwe ni ikimenyetso cyiza kuzatsinda. Nibyo wowe wabyizerera mu cyangwa? Nibyo ko uruvuga ngo buri wese agira uwo bita motivator. Umuntu ushobora kugutsindwa cyangwa se ushobora kugira ibibazo ibyo we expect guhura nabyo uyu munsi ntibibe. Iyo rero udafite umuntu kugira ati bro Paul sana ejo birakunda, ushobora kwiyebuka ugasanga ugiye kwiyabuza inzoga, kwiyabuza ibiyobyabwenge, ugiye mu ndaya bitewe nuko nyine wabuze umujyana cyangwa se umuntu ukumotivatinga. So motivator akeneye ku buzima bw'umuntu. Yego. Fura yawe y'umwana ifite imyaka ingahe? Ni 3 n'igice azuzine mu kwa gatanu cyo 23. Yagiye ku ishuri. Ariko ngembwe cyambere aragisoje muri baby. Muri baby. Asa ubwenge, akunda papa we na mama we. Wakunda cyane. Yabaye wa gatatu. Amazi n'umuhanga. Akunda papa we. Akunda abyeyi bombi, akaba ari mama we na papa we bose arabakunda. P Onika wa hanze ya social media ni muntu ki? Onika wa hanze ya social media? Ni umupeti seminariste, ni umupadiri, umuntu wapfa ibyo w'umupadiri, ni umuntu ukunda Bikira Mariya, ni umuntu ukunda Yezu, agakunda Imana. Abantu benshi barabizi, ni umuntu utagira injari.
iyo nkurakariye mpita bikubwira ngo bigata birangira nyine iki kintu ngize sinshobora kukibika n'uwo Dr Marabizi nk'iyo ndakabita bimubwira nyine ntabwo ndi wa muntu ngewe ushobora kunegura nkajya vuga ngo Dr ni ikibwa oya bikubwira ngo umunsi wo nkoreye ubuka nyine mbikubwira ngo sur place ntabwo ndi wa muntu ubika inzika mu ngiye kubivuga nyuma iyo mbabaje mpita mbikubwira iyo nishimye ukanshimisha ndabikubwira nuko nteye nyine. Niki kigushimisha Pion? Ni Rayon Sport yatsinze APR ngo nishima kuruta igihe cyose mu buzima bwanjye. Iyo rero yatsinze APR ngo nishima kuva navuga nyine iyo ubwo nkuyemo kuba narabyaye umwana kuvuga ko umwana nibyo birenze byose. Ariko Rayon Sport yakubise APR bro mbameze nk'umuntu ibereye mu ijuru rito. Iyo yatsinzwe none cyangwa igikoni iyo cyatsinzwe aho mbandi bavuga ni muzanirindi sha zanirindi gutsindwa kwa APR nicyo kintu kinshimisha gutsindwa kwa Rayon gutsindwa na Rayon bikaba akarusha. Pionika ubuzima bwe bwahindutse ageze kuri social media cyangwa ahubwo bwarangiritse? Guhinduka mbaza simbizi. Guhinduka mu buryo buri finance no mu buryo bwa connection. Yego ikibazo kirakomeye sinzi ko ndashobora kugisubiza kuko ubuzima bwarahindutse already nkiba mu ndamama ubuzima bwarahindutse kuko nari ndahantu hatandukanye naho nari ngeze I'm sorry mva muri primaire nkajya secondaire ubuzima bwari buhindutse mva secondaire nkajya muri university ubuzima bwari buhindutse nje muri social media bwarahindutse kuko hari byinshi nagiye mfacing cyangwa se mpura nabyo ariko by'umwihariko financial nyine urumva amafaranga yariyongereye kuruta mbere nta nabona nifite n'ubwo ntayo ndagira ariko byibuze niba mbere kirana n'igihumbi warakitse bagasinkibone ubu nkaba mfite bibiri urumva ko nta kibazo mbaye itiki mvana mu rugo n'insubizo mba gifite nari ngiye kugusaba none nsanze n'itiki asigaye igihumbi cyangeje hano sigaranye igihumbi kiranyura. Yego Pionika akunda igihugu cye ku buryo yanagipfira? Udapfiriye igihugu cyawe waba uri imbwa. Ndi umupatriote hari umunyarwanda uvuga neza ngo wanga gutanga amaraso igihugu cyawe imbwa zikayanywera ubusa. Ni ukuvuga ngo ubundi buri muntu wese agomba kugira patriotisme kandi agomba gukunda igihugu cye. Igihugu cyanjye ndagikunda cyane by'umwihariko muzehe wacu umubyeyi wacu His Excellency Paul Kagame ubona ko ari zahabu cyangwa se ubundi ntabwo ari perezida ni intumwa y'Imana ni wa mugani wa Beyata umuntu Imana yavuze ngo abanyarwanda kambahereza intumwa yanjye His Excellency Paul Kagame nta nubwo atuyoboye ababera umubyeyi nuvuga ngo ni umubyeyi wacu. Yego igihugu cyanjye ndagikunda cyane cyane kuruta ibindi byose no kuruta ubuzima bwanjye muri uko nyine napfa ariko igihugu ntabwo gipfa. Yego igihugu gihoraho. Yego kandi igihugu ni umurage nsuki cyangwa jido yaba yakariye kare abantu bakivuga nabi bari hanze y'igihugu bavuga nabi. Dufite umugabo witwa Jessica Zampao Kasuku arabashoboye koko abakubita akanyafu mu buryo bwe. Ikindi kandi agomba kumenya dufite ubutabera bukora by'umwihariko RIB ndetse n'inzego z'umutekano zigiye zitandukanye. Ibyo wakora byose uvuga igihugu cyacu nawe ujye umenya ko isaha ku isaha uzisanga imageragere. Abagaya Gasuku ko ibyo akora biri atari byo n'abasazi. N'abasazi. Yego ubu Kasuku akomeza ashyiremo imbaraga ahubwo yongere ashyiremo umunyu bitakwinyegeza bizo maze kutara kutwaje nijoro twavuga ngo inyegezo muriro satani atawuzi bita kwinyegeza yenyegeza bigarasha bikubita bivutagura. Yego uyu munsi wa none usigaye wikorera ufite channel yitwa The Game TV ni channel nziza abantu badukurikiye bari kuri The Blessed cyangwa Game OG. Yego baze kujya gukorayo subscribe. Pionika ukorera abandi na Pionika wikorera uwari unezerewe cyane n'uwo cyangwa unezerewe uyu nguyu kuko iyo wikorera abona njyewe nkunda inzoga cyane iyo cyane ntayo nshyizeho uvuga ngo iyo utikorera ukorera abandi ushobora kwisanga wasinze ukica akazi. Ariko iyo wikorera wabwire nk'ubu tuvuga urya turi saa 7:30 umutwe wanjye arimo ko saa 12 ndajya mu biboro by'imideri saa 2 nkajya mu cyumba cya rap ça veut dire que ngomba gukora ibishoboka byose nagira ikintu cyanjye kabwonko bwanjye cyangwa se mu mivugire yanjye kugira ngo ibyo byose mbikore. Ubwo nyuma ya saa 4 saa 5 nibwo nshobora kuvuga inzoga nyinshi none aka karari ka biwani mfite hano aka karageza saa 11. Yego
kuba amasaha baciyemo amasaha ndi kuko kugira ngo katagira gute nkaba nagira ikibazo kindi kuvuga ngo iyo uri kwikorera ashiraho imbaraga nyinshi kuruta twakoreraga abandi ikindi kandi ubaseriye cyane ikindi uba witegeka cyaka nabikwibyukira saa 11 cyaka nabyukije no wabyukisha cyane mu gihe ukorera abandi bro telefone yaro bojambe jambe hamagara saa 11 z'ijoro adakurahiye so urumva ndishimisha n'ubu ngubu ya wavuzemo B1 boss wa B1 ninde yitwa Fils cyangwa Papa Byento ni muntu ki ku buzima bwanyu abantu bose Fils ni umubyeyi Fils ni umuntu ukunda abajene Fils ni umuntu utagira ikibazo muri kumwe ni intwari yacu nani bango yanjye kandi turi benshi intwari yacu yego hanyuma wavuze ngo washoje segonderi unasoza kaminuza kimwe mu kintu cyatumye nkuhostinga nuko nzi kuri munyakazi ngewe nicyo kintu nkuziho kandi urakora unaca bugufi urafasha kandi ndagushimiye by the way kuba twakoranye uyu munsi abajeni benshi bafite depression yo kubaho nakazi bafite abandi bajya no kubinyamakuru bakabati twebwe twariza ariko twabuza akazi wowe niki cyagufashije kugira ngo wivane muri bwa buzima nako kabuze ko gusoye yego umukuru w'igihugu cyacu akaba umujyi wacu akunda kubivuga buri gihe ngo twihangire imirimo ushobora gukora ibintu bigiye bitandukanye wajya kuri social media ziri gucuruza TikTok wakora Facebook wakora aramara bifubirirwa baraho kugira ngo nayiki kwamamaza se ngo imirimo irahari ikindi kandi abantu batinye umurimo wakubiswe n'ubwo seriveri wabukorereka ikiye usese wati ku muryango wari urazi ko uzamuganga sirirwe nyuma kamera kuko gisuza abakobwa beza urukubona ikuntu igihugu cyacu gifite abakobwa beza yego bitwa Center na Princess sha yego kuvuga ngo ntitugasuzugura akaza kariko kose uzi kuntu abakarana ari abakire cyari umukarana ukorera 20 ku munsi kuba ku kwezi bwo nangaye 600 ugasanga biri guterura ibyuma gutegereje ngo kurinda John gutegereje kurinda nde aho kugira ngo ujye mutero bagenda uterura imizigo Nyabugogo ako n'ababonsa nabo menya binjiza barinjiza nyine akijya atari ko rubonsa igihe ategereje akazi yaje kumenya ko akora ubukarani agakuterura imifuka buriya hari umupeti wanjye witwa Mashomampa ni umukarani bro muri iki garano murusha kubaho neza bababara abakire benshi bajye guhahira Nyabugogo bahamagara Mashomampa bati duhahire Mashomampa akorera 20 nibyo bacyakorera Nyabugogo abantu uzabazenga abakarani banyabugogo apana bana babirwa basinze bamwe ibyuma babandi baziduka mu gitondo bari kuranguza bari pakira ngo bakorera ngahe bakorera meshi cyo ikingenzi namenye kujya no muri koperative yawe ubu bigeze nko kuri miliyoni irenga cyane bivuze ngo nyine dusuzugura akazi tukavuga ngo atongenzi yicara mu biro kuzicara mu biro se byande byaso twubaha akazi kadukora iyo akazi kose ugakoze ugakashyiraho umwete tera imbere gusa nimanga uzi barabanyonzi ubu bose basigara abamotari nimba uzi barabamotari ngo batunze imodoka zabo ni benshi nimba uzi bakoraga nk'uzi za brancher mu migati batunze inganda zabo noneho z'imigati yego so cyane no kubaha akazi ukora yego wa wundi uryama akavuga ngo nubundi naradepoje cyangwa yasa nkaho aciye akenda gatoya mutubuzi nangiza mufunge bo batubuza bakirwa amagara abantu cyangwa abantu bakaba bapfuza bakarondora za sida ya noneho ikindi gice tugezeho tugana ku musozo mwereka amafoto y'abantu hanyuma ukabavugaho ibyiza ntiyiganye Tycoon ntago mwiganye gusa kwiga no kwiga nta kibazo Tycoon content yayishishuye naranamwandikiye by the way Tycoon kuri Instagram ndamubwira ati ndashaka inama kuri content yawe gusa we umuntu avuga ibyo abonye byose ariko ngiye ni byiza ni content yitwa umutoma muvuga ibyiza kiriho hanyuma umutomore ntari bameze dore nguyu urabavugira rimwe na abantu babiri bano iyi ni couple de Ben na Pamela salama tiyote Pamela ntabwo tuzuranye cyane akuko umuntu ari umumama mwiza ari umubyeyi mwiza kuri de Ben rero de Ben ni umuntu ugira amarangamutima ukunda abantu ukunda no gufasha couple ni ingi turi no kwihuta cyane ni sawa nyambona kiti ntabwo bakundana ni aba best ni inshuti Nyambo ntabwo tuziranye nta kintu namuvugaho ahubwo Titi Brown ni inshuti yanjye ndamukunda cyane yego Titi ni umuntu uvugisha ukuri Titi ntajya abeshya Titi arafasha kandi Titi ni umuntu wakenera ahantu ukamubona ni wa muntu udakenera abandi we bamukenera
hari n'abandi arabakinana nabo bari kwimukina n'umubona ikibazo cye iyo umuhamagaye simukadi atari mu telefone nini ntabwo ajya yitaba ariko we Titi ni umwana mwiza bya hatari ako kanongera ngo n'umuhamagara ko ntakwitabye ujya wandika mesaje kugira ngo akumenye yego simukadi ivuga telefone gato umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Rwanda Investigation Bureau Dr Murangira Bitseri uyu ni umubyeyi akaba n'intwari ndakeka tutamufite ku social media haberaho ibyaha byinshi wajya kubona uko n'abantu bariyahuye bitewe n'uko tuba dufite Dr Murangira Bitseri ni umubyeyi wacu aradufasha nk'itangazamakuru by'umwihariko akunda urubyiruko aradukunda twese muri rusange ni umubyeyi wacu kandi Imana yo gukomeza mu umugisha imwongereye nk'imyaka 60 yasigaje ku isi Bitseri ndimba nita baba inshuti yanjye Silvesiti ndimbati umuntu badanje ucisha bugufi yego ndimbati yarira ikigori hano yankora icupa hano ndimbati yicisha bugufi cyane mbere ya byose ndimbati akunda umugore we akunda n'akazi icyo ngicyo nicyo niwo mutoma wa ndimbati Nzovu bamwita Nzovu Nzovu akunda kubomora Nzovu ni umwana mwiza Nzovu iyo mujyanye ikibazo arakibika ako cyo kibazo mugiranye ntabwo cyatuma mudakurana hagagira inzika ikindi ikundira ka Knowless ikindi bamukoresha ibiganiro nani bakisinzirira akajya no kubisinzirira akunda gusinzira mu kiganiro akunda gusinzira akaba yabuze umwanya dore ni wowe wa nyuma ni umunyamakuru mwiza mu Rwanda dufite niwe wa mbere kuri njyewe akaba umuyobozi wa RMC yitwa Mutesi Kovian umubyeyi mwiza acisha bugufi arumva n'umunyamurava akunda akazi cyane akora ibyananiye abagabo aho twatigiye kujya mu masasu wajyayo Imana ikomeze imuteze imbaraga imutize ubushobozi n'igikundiro ndamukunda cyane yego turi kugana ku musozo ku bibazo bya nyuma P Onika agiriwe amahirwe yo guhostinga umukire wa mbere ku isi ubu ngubu twari tuzi uwo twari tuzi ari uwa mbere yitwa Elon Musk hari n'undi Bill Gates ugize amahirwe yo guhura nawe ari ubwa mbere akaguha umunota umwe niki wamubwira ari umunota umwe narose natoraguye miliyari cya mbere nakoze naguze indazi namusaba indazi yego icyo namusaba ari umunota umwe yego icyo first of all agira imishinga yo bijyanye n'ibintu nshinga biological project niyo agira cyane namusaba kudushakira umuti wa malaria imeze nabi umuti urahari ari tamibuzica baka tukajya dupiza mu kirere ku byo malaria itagera inaha ikindi nkamusaba kwinvestinga mu gukora imiti yo kurwanya sida ikindi nahita namusaba capital yo kwikorera televiziyo yanjye yego hano mu Rwanda dufite umukire ni managing abahanzi yitwa maze mito nigendera Gayeri turata twigende yitwa Coach Gayeri muhuriye muri lift muri esanseri akakubwira ngo P Onika nsaba ikintu ushaka niki wamusaba bwa mbere namusaba kubwira Melody akama ikiganiro Melody warakimusabye arakikwima ntabyo bukanumbaje icyo nasaba Coach namusaba icyo ngiki icyo cyonyine yego nta n'amafaranga wamusaba yego namusaba icyo reka tugushimire P Onika urakoze cyane Badman abantu baze kujya kuri The Game OG TV ita City Hunter asante sana uyu mugabo ari umva mubwiye mujye mureba bazo umuntu yavuye Kirehe akaza gukorera ibiganiro i Kigali yego umugabo mujye mu ibiganiro kabisa. God bless you my brother, thank you so much kandi courage kabisa. Asante.